kandi gashya rero muri iri funga ry'insengero urusengero rumwe bararufunga barufunze pasiteri umwe ajyana wasigaye akora ajyana amasezerano n'uwo bafungiye ko amutije abakristo be nabi hanyuma nabamufungurira azaba musubiza twahindutse ibicuruzwa bivuze nabi yamuhaye abantu be bajyana amasezerano yamuhaye abantu be ariko nagira imana bakamufungurira azamusubiza abantu be mu yandi magambo kugira ngo atazagera ubwo wenda afungurirwa akabura abantu bantu wenda urumva baragiye mbese abaragije ahantu nuko baragize dore n'utundi dushya tujya tubaho rero bajya bagurisha insengero hakuziye padiri aravuga ngo nk'ubiroma babimenye kuparitse hano tutabivuze ko imodoka iparitse ku butaka bw'u Rwanda Rick Warren yaranditse mu gitabo cy'ubuzima bufite intego aravuga ngo twaremewe kuba umuryango w'Imana ariko umwana akarutisha kuba munsi y'ikiraro akarutisha umuryango we intambara z'amadini ziragatsindwa n'Imana hariya muri Kigali muri ariya mabisi urabona abantu baruzuye bisi ukabona ababyeyi n'abahetse abana umukobwa n'umuhungu bagiye gusenga bagiye kuririmba bagiye guporotokora akicara umubyeyi agahaka akuriwe afite inda nkuru njya mbabwira ngo muri abanyedini ntaho muhuriye na Kristo tukarwanirira idini cyane ukagira ishyaka ryinshi cyane ry'idini urimo kurusha uko ugira ishyaka ryo kuba umukristo hariho guhangana kw'amadini amadini ashatse nko guhangana kandi bose ngo barakurikiye Kristo muraho neza abakunzi ba Decasafleur Discovery ni Alice n'ubundi kuri kamera turabasuhuje twishimiye kongera kugirirwa umugisha wo kuganira namwe twizere ko muri amahoro Imana ibarinze natwe turashima Imana nubwo ibibazo bitabura turabizi neza ko hari abashobora kudukurikirana barwaye bafite ibibazo bitandukanye mu isi niko bimera turi mu isi dufashe igihe mu ntambara ariko umwami Yesu ajya turuhura muri ibyo byose ajya turengera ajya aca kanzu tugakomeza ubuzima ariko muhumure tuzaruhuka igihe nikigera Imana rero ibaho umugisha tubane muri iki kiganiro ntabwo ndi jyenyine ndi kumwe na Constante yego niwe tugiye gufatanya muri iki kiganiro murabibona umutumirwa wacu twagira umugisha wo kugira umutumirwa twarababwiye ngo muri uyu mwaka nyine ibiganiro byinshi tuzajya tubikorana n'abatumirwa batandukanye tugende tuvangamo nyine natwe ibyacu turi twenyine dufite umutumirwa rero nk'uko mubona kuri kamera tumuhaye ikaze Imana y'amahoro imuhe umugisha reka tumuhe umwanya atwibwire. Nakoze cyane Alice ndetse na Constante Imana yo mu ijuru ibaho umugisha dushima Imana yo mu ijuru ko yatugiriye ubuntu tugatumirwa muri iki kiganiro kugira ngo tugire ibyo dusangiza ubwoko bw'Imana rero Imana ibaho umugisha kuba twagira icyo cyizere ni ubuntu bw'Imana Paulo yandikiye abakorinto arababwira ngo kubw'imbabazi z'Imana twagiriwe tugahabwa uyu murimo so kuba turi mu murimo w'Imana si umurage turagwa n'imiryango yacu ni ubuntu bw'Imana tuba twaragiriwe rero nitwa Safari Pascal umuvugabutumwa nkaba ndi umukristo mwene se muri Kristo Yesu Imana yo mu ijuru bagire neza kandi ibaho umugisha n'abadukurikiye bose Imana ibagire neza amen urakoze cyane Safari wiyumvemo ikaze rwose tunejejwe no kuba twakwakiriye muri studio za Decasafleur Discovery tudatinze rero abadukurikiye tugiye kuganira ku idini n'ubukristo hari ukuntu ubaza umuntu ese uri umukristo atoya ati ngende umudive uri umukristo ati oya ati ngende umugaturika mbese ugasanga idini niryo umuntu yiyumvamo cyane kurusha uko yaba ari umukristo rero
ese tubwire, ese izo mpaka nawe ujya uzumva cyangwa uko kuntu abantu cyangwa ukumva umuntu hariho guhangana kw'amadini, amadini ashatse nko guhangana kandi bose ngo barakurikiye Kristo, bose ari abakristo mu yandi muri rusange, ariko ya madini y'amatora atandukanye tugenda tubarizwamo ugasanga dufite ishyaka ryinshi cyane, tukarwanirira idini cyane, ukagira ishyaka ryinshi cyane ry'idini urimo kurusha uko ugira ishyaka ryo kuba umukristo, ukagira ngo mu by'ukuri ni ya mashyaka nyine za parti politique, amashyaka nyine abahanganye agire gute. Ese wowe ubyumva ute Safari nk'umuvugabutumwa utagira umupaka? Urakoze cyane. Reka tubanze dushima Imana. Yego, tumire Imana mu kiganiro cyacu, kuko ibi ngibi ntabwo bisobanuzwa ubwenge bw'abantu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo nyir'ububasha n'ubushobozi bwose, Imana igira neza, Imana idukunda, Imana itwitaho, tugushimiye Mwami Imana uyu mwanya tugezemo wo kugira ngo dutange ibyawe, twebwe nta byacu dufite. Yesu yohereje abigishwa aravuga ngo nimugende aho muzajya mugera muzajya mubwirwa ibyo muri gukore, ibyo muri buvuge. Niyo mpamvu ibyo tugiye kuvuga atari ibyacu, duhamagaye umwuka wera, turaritse imbaraga z'umwuka wera kuruka kubana natwe muri iki kiganiro. Umwuka w'ubwenge, umwuka wo guhishurirwa, umwuka w'imbaraga, Mwami Imana yuruke kuganza kandi aherekeza ijambo ryawe. Abazumva iki kiganiro bose bazahabwa umugisha nawe Mwana. Umwuka wera aherekeze ijambo, rigwe mu butaka bwiza, ritaguye ku kara, ritaguye mu mahwa, ritaguye mu butaka bwumye, ahubwo rigwe mu butaka bwiza ryera imbuto. Niyo mpamvu Mwami wanjye ntacyo nabasha kuvuga utakimpaye. Ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera yuruke kunshoboza, utangire natwe nka Alpha, usozanye natwe nka Omega, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mwakoze cyane ku kiganiro cyiza kuri iyo ngingo mwahisemo. Ni ikibazo gikomeye cyane, gikomeye kandi gikomeye. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ibyo tuvuga byose tubishingire ku cyanditswe. Turasoma Matayo ibice 28 umurongo, turahera ku murongo wa 16. Aravuga ngo nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mpera y'isi. Ahangaha harimo amagambo abiri akomeye nshaka kuvugaho. Mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa ba Kristo banjye. Ijambo rya kabiri, iryo ni ryo jambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Aya niyo magambo akomeye cyane turi bushingire kuri kiganiro cyane. Yego. Rero ikintu warumbajije, Bibiliya ijambo ry'Imana rirabivuga neza, birasobanutse kurushaho. Baravuga ngo kuri uwo murongo wa 19 ngo nuko rero nimugende muhindure abo mu mahanga yose baba bigishwa banjye, mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, rya Data n'Umwana we na Mwuka Muziranenge, mubigishe gukurikiza ibyo nabategetse byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Hanyuma ikibazo kiranga, tumenye yuko mbere yuko Yesu aza idini ryariho. Yego. Idini ryariho. Yesu yishwe n'abanyedini cyane, nibo bahagararaga operasiyo zo kumwica. Yego. Nibo bamurwanyije,
kuko yazanye ibintu bihabanye n'iby'idini. Yaje asenya imihango y'idini yimika ubumana, kandi idini ryarimitse imihango. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kiranga idini ni abanyamihango. Ikintu kiranga idini ni imihango, naho amahame ni imihango n'amahame ntakuka y'amadini. Hanyuma Yesu we arangije abigishwa be yabakuye muri muri ya madini. Niyo mpamvu abanyedini bahagurukaga bakavuga ati mwirinde izi nyigisho z'inzaduka. Aba bantu barimo kwigisha ntibajabika intoki, ntibubahiriza isabato, barakiza abantu ku isabato, ibintu bitandukanye. imihango ntibakurikiza imihango. Ndaza kuza kubaha ibintu bifatika, murebe uburyo idini ryabasa ubuzima bw'abantu, ikintu cyitwa ubumana kitari mu bantu, ahubwo abantu buzuye idini. Kandi Kristo yatumye abigisha guhindura abantu kuba abigishwa be, no kwitondera ibyo Kristo yababwiye, kubera ko yasanze ibyo bitari mu idini. Abigishwa bakuwe mu madini, ariko ni ikibazo gikomeye cyane bene data. Uyu munsi iyo urebye ubuzima bwa 90% by'abanyarwanda twese dufite insengero tubarizwamo, ariko muraza no amadini, dufite amadini yose tubamo. Kandi muze kumbabara nimvuga amadini, ntimuze kuza kumva ibidini bikomeye n'aya ngaya yitwa y'inzaduka, nayo ni amadini. Kuko itorero ni irya Kristo, rirera, ariko rizava muri ayo madini. Kuba zakurikiza imihango y'ubwami bw'Imana, kuba zakurikiza, mubigishe kwitondera, kuba zitondera ibyo Kristo yategetse, bazava muri ayo madini. Yewe uriho utanarifite ni ikibazo. Ugomba kugira aho barizwa. Idini, ngumye kuvuga idini ni umuryango. Njya mbona kenshi meya, iyo batora meya w'umujyi wa Kigali, mu bintu ajya arahirira ni ukumara abana b'inzererezi mu muhanda. Ariko byarabananiye. Kubera iki? Umuryango ufite ikibazo. Ariho rya dini se? Oya, ndashaka kuvuga kugereranya umuryango n'idini, uburyo idini ari umuryango w'Imana. Umuntu agomba kubagira ahantu abarizwa mu buzima busanzwe bwo mu mwuka. So nawe ni umuryango w'Imana. Rick Warren yaranditse mu gitabo cy'ubuzima bufite intego, aravuga ngo twaremewe kuba umuryango w'Imana. So umuryango w'Imana ni hariya. Noneho iyo umwana adafite umuryango nta burere agira. Nta burere agira. Niyo mpamvu ubona abana buzuye imihanda. Mwari muzi yuko 90% barenga bari abana bose bafite ababyeyi base na banyina. Barabafite. Ubushakashatsi bwose burabugaragaza. Kandi bari mu ngeri zitandukanye. Ariko umwana akarutisha kuba munsi y'ikiraro, akarutisha umuryango we. Nimutekereze. Ubwo bipfira mu idini? Oya, turakeye mu muryango. Oya, turacyari ikintu cyitwa umuryango. Turavuga ukuntu umuntu agomba kugira ahantu abarizwa. Umuntu agomba kugira ahantu abarizwa. Mbega kuba mu idini ni ngombwa. Ni ngombwa. Ariko umwana mu muryango, umwana warezwe n'umuryango ufite indangagaciro, arangwa n'iki? Arangwa no kumvira. Kandi idini ni umuryango w'Imana, niko twavuze. Bivuge ngo umuntu wese waremwe, umuntu wese w'umukristo akwiye kugira ahantu abarizwa. So yumvira ababyeyi. Iyo ubukristo buza kuba ari ubukristo koko, abantu nta izindi nyungu bafitemo, abadive, abagatulika, abapantekote, abaporoso, nta kibazo na kimwe cyakabaye gihari, kuko twese duheye kuri Kristo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Kwizera kumwe, umwuka umwe, umubatizo umwe, umwami umwe. Niko birivuga. Abandi bongeraho ngo na kiliziya imwe. Ariko uyu munsi urumva idini rikubwira yuko iryacu ryo ritunganye. Ikibazo gikomeye cyane bene data. Reka mbaha akagero gatoya. Nge nakoreraga hariya i Masaka kwihara. Noneho umugoroba umwe bwari bugorobye, mutaza kuza kuntera mu bene imvuga izo ngero, ukumva ari idini rya ko nabizi intambara z'amadini ziragatsindwa n'Imana. Wavuga nabi Kristo ntugire ikibazo, ariko wavuga nabi idini
bagutera amabuye bakagutera amabuye yego kubera iki? Kuko abantu batari abakristo ni abanyedini. Ndabaha urugero. Mpura n'umwana usohotse mu kazi, nkunda abana mu buzima bwanjye, mbona umwana agenda mu muhanda wenyine, ndamuhagarika, ndavuga umwana kurimo kugenda wenyine mu ijoro, aravuga ati oya, ati ndi kumwe na mama tuvuye gusenga. Nise mama ariye? Aramunyereka inyuma hari mu kabwibwi, ati nguriye, ndamubona. Nise muvuye ko mujyana nijoro? Ati tuvuye gusenga. Tuvuye gusenga? Ati nturi umukristo? Ati oya, ati ntabwo ndi umukristo, ati ndi umugatulika. bimwe navuze. Urumva? Ishyaka ry'idini kurusha ishyaka ryo kuba yigishijwe ubugatulika, ntabwo yigishijwe ubukristo. Uriya mwana iyo aza kwigishwa ubukristo icyo ari cyo, yajya kubufata nk'uko yafashe ko ari umugatulika. yego. Icya kabiri, hano indi musanze hano, umwaka w'amashuri warangiye, akana kari kasohotse mu ishuri, kasanga ahantu nicaye, kubera ko nakoranaga na mama wako, kaza kiruka karampobera, akavuga ugiye gukora ibizamini rero, uzaba wa kangahe? Ati nzaba wa 10. Nzaba wa 10? Kubera icyo uzaba wa 10 n'umwana w'umukristo? Ati oya, ati ntabwo ndi umukristo, ati ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Murumva ikibazo bene data? Ikintu turimo turaseka mu bikomeye, ariko Kristo ntafite abantu bafitwe n'amadini. Abantu bafitwe n'amadini. Niyo mpamvu uwo mwana uretse ubuntu bw'Imana bumumurikiye, uko abizi uyu munsi ko ari umudivantiste, azakura bikomera kurushaho cyane, biba beto muri we. yego. Kugira ngo uzamubwire ikindi kintu kitari ubudive, kitari isabato, mwabipfa. Urwo ni ingero zifatika mbahaye. Reka nongere mbahe urundi rugero ruteye ubwoba. Aho ngaho kwihara aho nakoreraga, higeze kuza umugabo wari wifitiye, wikoreraga imbabura za rondereza, avugana n'umurenge ku munsi w'umuganda, ati ndashaka kumurika produit zanjye. Umurenge aramubwira ati sawa. Umugabo araza yiparikira ku kibuga cy'umupira aho abaturage bahurira nyuma y'umuganda, ategereza abaturage. Yari aparitse, yari ikibuga cy'amashuri, amashuri ya gatulika. Arangije hakuziye padiri, ntabwo yadushuhuje, nanjye nimpagarara aho ngaho n'uwo mugabo turimo tuganira. Aravuga ati nta soni umuntu w'umugabo yinjira mu rugo rw'undi adakomanze. Nyamwumva agahinda gakomeye. Aravuga ngo nk'ubu i Roma babimenye ko uparitse hano tutabivuze, i Roma babimenye ko imodoka iparitse ku butaka bw'u Rwanda yaje kwereka abanyarwanda ibafitiye umumaro, ariko i Roma babimenye. Yababawe, narababaye. Umugabo aramubwira ati ariko padiri namenyesheje umurenge. Aravuga ngo njyewe sindi handa y'umurenge. Aho ngaho ntabwo nihanganye, navuga nyifuye, ndavuga padiri ntabwo uri handa y'umurenge. Wewe se iyi kiliziya yubatse mu kirere, ntabwo yubatse ku butaka bw'u Rwanda. Ubutaka bw'u Rwanda bufite ubuyobozi, ntabwo ari handa y'umurenge, ari handa y'i Roma. I Roma bamenye ko imodoka yaparitse atari potinze i Masaka ku butaka bw'u Rwanda. Urumva ubwo bukoroni? So imbaraga z'idini ziragenda zigakoroniza, zikica ubwonko bw'abantu, bakabaho mu buzima bw'ububata. Uwo niwo murimo Kristo yaje gukora rero, yaje kutubatura. Nimumenye ukuri kuzababatura. Urumva? Umuntu ntabwo yubaha ubuyobozi bw'igihugu cye, ariko idini. Kandi imagine imodoka guparika ku butaka mu kibuga cy'umupira, ngomba kubimenyesha i Roma. Yego. Uratekereza icyo kintu? Narababaye mu mutima wanjye, numva ndababaye, ndavuga ariko Mana we, tabara abantu. So none wagumye guterana amagambo, uwo mugabo agumye guterana amagambo na padiri. None umugabo arangije avuga ati padiri, kuva nabaho sindakubita padiri, ariko ngiye kugukubita. Ngaho da. Kuko padiri yari yamubereye ibamba. Ndangije ndababwira rero mwabagabo, reka mbabwire, mutarwana mari. imyaka mufite, yaba weho yaba padiri, n'ibyo muvuga bihabanye n'ahantu n'imitekerereze y'u Rwanda, n'ahantu igihugu cy'u Rwanda kigeze mu myumvire. W'u Rwanda yarasigaye.
padiri ntazi mwokabyara so ubwo nibwo buzima abantu bafite ishyaka urebye niba ture zabo bafite ariko niko Pawulo yandikiye Abaroma aravuga ngo nzi ko mufite ishyaka ariko ritava mu bwenge bw'Imana ni ishyaka ryanyu ibice 10 by'Abaroma ni ishyaka ryanyu ni ukuvuga ikindi kintu kiranga abanyedini burya bagira ishyaka kuko babigisha kubaha ibyo bintu byabo iyo mihango yabo udakatiye umva bagira ishyaka. Niyo mpamvu Sawuli atungurwa n'umucyo cyangwa abonekerwa na Yesu yarazi ko ari mu bikorwa bizima, yarazi ko ari mukuri ari kurenganya Imana akora ibi kubera ko yarenganyaga abadeviye imihango y'idini. None se Safa mu by'ukuri urumva ibyo bintu no ku gihe cya Yesu byari biriho ntabwo ari iby'ubu. Noneho nshingiye kuri iriya kiriya cyanditswe wasomye ku murongo uhera hariya avuga ngo mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Hariya nabo hari indi debate ikomeye. Hari abantu iyo batemera kubatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera ari irya Yesu gusa, sibyo? Ngo ni mu izina rya Yesu gusa. Ese aho naho ni ikibazo cy'idini? None ese ni idini ryabo? Kuko ngo hari ahandi Yesu yavuze ngo mubatize mu izina rya Yesu gusa. None se oya, mu izina rya Yesu. Iri ni ijambo Yesu yohereza intumwa. No iki cyanditswe bagishyira he? Yesu yohereza abigishwa, mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose kuba bigishwa banjye, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye. Uvuga yuko Yesu yavuze ngo mubatize mu izina rya Yesu, mu by'ukuri izo ni impaka z'amadini ashaka ikintu kinyuranye n'ikiryo yavuyemo no gusebya ibyo yavuyemo no kubabwira ko ari twebwe bazima. Niyo abantu babwiriza kugira ngo abantu bakizwe, ntabwo babwiriza abantu kugira ngo babe abakristo, babwiriza abantu kugira ngo bave mu idini rimwe baza mu rindi. Aho ngaho rwose umurimo wakoretse, ariko ni ubuyobe. Kandi gashya rero muri iri funga ry'insengero, urusengero rumwe barufunze, pasiteri umwe ajyana wasigaye akora ajyana amasezerano n'uwo bafungiye ko amutije abakristo be nabi, hanyuma nabamufungurira azabamusubiza. Twahindutse ibicuruzwa. Mbivuze nabi, yamuhaye abantu be bajyana amasezerano, yamuhaye abantu be, ariko nagira Imana bakamufungurira azamusubiza abantu be. Mu yandi magambo kugira ngo atazagera ubwo wenda afungurirwa akabura abantu, bantu wenda urumva baragiye, mbese abaragije ahantu, nuko baragize. Dore n'utundi dushya tujya tubaho rero, bajya bagurisha insengero, ukaza ushaka gufungura itorero, ukaza mu itorero runaka ukavugana na representa, akabara abakristo ugira, njye mfite abakristo 300, akareba intebe ziri muri urwo rusengero, akareba ibyiza, niba mufite n'inyubako bakayikora expertise, bakayikora igenagaciro, barangiza bakavuga ngo kuko ufite abantu 300 ndaguha miliyoni runaka, ufite 150 ingahe akagira makeya kufite babandi. Mu yandi magambo bantu babo babaye ibicuruzwa. Ntabwo nshaka gutangirira kuri zero, ndashaka kwinjira mu rwuzuye. Mu yandi magambo ni nka kwa kundi uba ufite iseta, ubundi seta niba umuntu afite iduka akarigurisha, ntabwo ugura ibicuruzwa gusa, ugura na clientele, ugura n'abakiriya afite, kubera hano hantu nyine namaze kubaka izina, abakiriya barahari. Ni ukuvuga ngo rero wishyura ibicuruzwa ukishyura iseta n'abakiriya. None rero n'abakristo niko byabaye. Ni ukuvuga ngo bene data, mva ukuntu Yesu yabwiye abantu mu bice 5 bya Matayo. Yarababwiye ngo ibice 5 bya Matayo umurongo
ibice 5 umurongo wa 20. Matayo 5:20. Umva 5:20. Haravuga ngo kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu nikutaruta ukw'abanditsi n'ukw'abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Gukiranuka kwanyu nikutaruta ukw'abanditsi n'ukw'abafarisayo ntabwo muzinjira mu bwami bw'Imana. Aba bari abanyedini. Yesu abwira abantu ko bakwiye kubaho mu buzima butandukanye n'ubwo barimo, n'ubwo abanyedini bakwiye kwakira ubuntu bw'Imana bugakora umurimo mu mitima yabo bagahinduka. Kuko muri 15 baravuga ngo mwandyarya mwe mumvugisha iminwa ariko imitima yanyu ikamba kure. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kiranga umunyedini ni iki? Ni uko avuga ibyo adakora. Bikoreza abandi imitwaro batakozeho n'imitwe y'intoki. Ikintu cya mbere kiranga umunyedini. Icya kabiri, umunyedini arabeshya ariko umukristo ntabeshya, avuga ukuri. Reka babwire ahantu umunyedini abeshya. Yesu amaze gupfa baramushyingura. Bamaze kumushyingura, cya gihe cyo kuzuka, Bibiliya iravuga ngo abatambyi bafata abasirikare, abakuru b'idini barababwira ngo muramenye ntimuvuge uko byagenze, turabakiza nimwakira amafaranga. Ariko ikinyoma ni kimwe. Baravuga ngo izo nkuru ziramamara zibukuri neza yuko abantu basinziriye, abigishwa bakaza bakiba umurambo neza ngo icyo kinyoma kirafata. Bawe ibyo bawushyira he? bawutwaye nyine. Ariko mana we neza abatambyi. So umunyedini kwiba, kubeshya, kwica. Kuko Yesu yabajije abatambyi amini Pilato aravuga ati mu mihango yacu ya Kiyuda no mu idini ryacu dusanzwe tugira umuhango wo kurekura umuntu umwe mu mwaka. So uyu munsi hafunzwe Baraba n'uwo muntu bita Yesu, tubafungure nde? Abatambyi baravuga ngo uwo ni abambwe. Munyedini kwica, murekura igisambo. Urumva ikintu cyitwa idini? Cyari ruharwa. Bibiliya ivuga ngo cyari ikimenywa bose. Urumva abanyedini. So niyo mpamvu uyu munsi kujya mu idini nkabwiriza nkakora imihango y'idini ariko nkiba mu kazi, ariko nkazengereza umugore, ariko nkazengereza umugabo, umwana, ababyeyi barahogoye agahinda karinda kubica kandi avuye mu idini. Ngewe reka mbahurugere, njya nkora ivugabutumwa ryo mu modoka hariya muri Kigali muri ariya mabisi. Ntabwo njya ninjira mu rusengero ku cyumweru ntabanje gufata bisi ebyiri ngo zivugirizemo ubutumwa bwiza. So noneho nkagenda mbwiriza nkavuga nti urabona abantu baruzuye bisi, ukabona ababyeyi n'abahetse abana, umukobwa n'umuhungu bagiye gusenga, bagiye kuririmba, bagiye guporotokora, akicara umubyeyi agahakana akuriwe afite inda nkuru. Njya mbabwira ngo muri abanyedini ntaho muhuriye na Kristo. Ubuzima bwaranze Kristo ni uguca bugufi. Bibiliya iravuga ngo kuko yabonye kubana n'Imana atari ikintu cyo kugonda. Haleluya. Yisiga ubusa araza aca bugufi. Ariko se uhagaze uruhande rw'umubyeyi ungana na so na mama wawe na nyoko bukwe na so bukwe, uricaye ugiye mu idini kuririmba, guporotokora, gukora indi mihango y'idini, ntabwo ari iya Kristo. Njya mbabwira nicyo kora. Niba ijuru riragwa n'iwanyu uzaribona, ariko niba ari irya Kristo wabambwe ntaho muhuriye n'ijuru. Ubwo se ntibavuga ko ubuciye imanza Safa? Oya, none se Yesu yavuze guki? Gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko banditsi. Tumaze gusoma ikihe cyanditswe? Ntabwo muzajya mu bwami bw'Imana. Yesu ajya kubivuga byari biriho. Yego.
mwibuke inkuru ya wa musamariya w'imico myiza, yego, ngo wa muntu bagiriye nabi, abatambyi bacaho barakikira, abarewi bacaho barakikira, abanyedini kugira ngo isaha y'amateraniro itabasiga, amateraniro ntakererwa amateraniro, bagiye no gusengera amateraniro, igitabo cy'indirimbo, icy'amasengesho, bibiliya aracigata. ariko umusamariya, umuntu wanenwaga, umusamariya barabanenaga abasamariya, umunyamahanga, uwe araza amugezeho, amugira impuhwe, amukorera ibyo yagombaga gukora, amujyana kwa muganga, asiga ibiguzi n'ibizarengaho, ndetse atanga nimero ya telefone, yego, n'ibizarengaho muzampamagare ngisho. ariko umurewi arakikira, umutambyi, idini ni irya kera. Yego nabivuze, idini ni irya kera. Dini Safa, hari akantu wavuze, hari ibintu wavuze nshaka kugarukaho cyane. Uti ababyeyi bararira, abana bajya kurara munsi y'ikiraro, ese buriya ni idinira? Biterwa n'idini biriya? Urumva nashaka kuba umwana yaba ari umwana wa minisitiri, yego, yaba ari umwana w'umuntu ukomeye ufite amafaranga, rwose bimeze neza, mu by'ukuri uko biri kose, kuba umwana wamuha ibikenewe byose, twese ababyeyi nibyo duharanira kugira ngo abana bacu babeho neza, yewe ukamwohereza no muri Amerika, akajya kwigayo, ariko umwana yagerayo akarumba, akazagaruka ajya Iwawa, cyangwa se ajya muri za rehab centers zitandukanye. Ese ibyo bihuye n'idini Safa ko wabikomojeho? Birahura cyane, kuko bariya ababyeyi bafite idini babarirwamo, bari abanyedini. Uwo mwana napfa nangwa nyina napfa nangwa se napfa, idini rizamuvuga ibigwi, yari umunyedini ukomeye, yatangaga amafaranga, yicaraga mu ntebe y'imbere, niyo yasibye ntawe yicaramo intebe ye, yarayikodesheje neza, irubakwa. Hari amadini tuzi haba hari intebe bikabizwa ko ari ya kanaka, urumva bariya bana ari sari nyina, ntawe udafite idini abarirwaho, ariko ni abanyedini, si abakristo, kuko umurimo Kristo yaje gukora ni mugende muhindura abantu, abigishwa banjye bitondera ijambo ry'Imana. Ariko bariya bantu bigishwa kwitondera imihango y'idini, amahame y'idini, ariko ntabwo bigishwa kwitondera ijambo. None se Safa, buriya nta mubyeyi ushobora kuba rwose ari umwigishwa nyakuri wa Kristo, ariko umwana akamunanira? Birashoboka. Reka mbere wenda kuri wa muntu wo muri Bibiliya, wa wundi umwana yamubwiye ati mpibyanjye byose nigendera, aragenda arabyaya, birangije ajya kuragira ajya kumucakara n'iki. Umubyeyi agakora inshingano ze z'ububyeyi rwose, agaganiriza umwana, akamuha ibyangombwa, akamwigisha gusenga, akamusengera, ariko bikanga, kuko Satani nawe arakora kandi afite imbaraga rwose. So uwo ni urugero rwiza uduhaye rw'umwana w'ikiraro. Ariko ndashaka kugira ngo nkubwire ngo kwangirika kwa bariya bana barutisha akanivo imiryango yabo, ababyeyi 120% nibo babitera. Umwana wakunzwe, umwana winjiye, papa yakwinjira agaterura, akagira gute, utuntu dutandukanye, uwo mwana kugira ngo azave mu rugo arutishe. Papa na mama bataryana, yego, papa na mama, nakubwiye ngo uruhare rw'ababyeyi ni 120%. Yego, hari ikintu kimwe gikomeye cyane, njya nkunda kubwira abantu, kuba umugabo nkabyara no kuba umubyeyi biratandukanye, kuba umugore ukabyara no kuba umubyeyi biratandukanye. Ikibazo gikomeye cyane sosiyete ifite, nangwa se igihugu gifite abagore n'abagabo ariko benshi, ariko gifite ababyeyi bake. Kubyara, kubyo umubyeyi ni iki? Ni ukubyara ukarera, kandi ukarera neza, kwitangira umwana. Bibiliya iravuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo akiri muto, ya yindi yamusanzemo. Reka mbahe akagero gatoya. Umukobwa wanjye w'imfura aherutse kumbwira ijambo, inkumi arambwira ati
reka nkubwire Dadi, ati mu bintu bimwe bijya bindinda kujya mu ngeso z'abandi bana ni uburyo uzwi. Ati ntekereza ukuntu abantu bakuze, nkatekereza umwana wa Safari yabaye ikirara. Ati ibyo bintu bikantera ubwoba. Ati kuko naho ngeze batanze ariko bakuze kubera ukuntu dusa, bahita bavuga ati uyu mwana n'umwana wa Safari kubera uko. Ati icyo kintu cyonyine muri bimwe bijya bindinda nacyo kirimo. Urumva icyo kintu? Uko umwana asanze ababyeyi bizamugiraho impact. Nibyo byanze bikunze. Nakoze cyane. Wagiye utanga ingero z'idini n'itorero. Nibutse urundi rugero. Nta hantu murajya mu materaniro ngo bigishe bagaragaze umumaro w'idini, bakavuga ngo nupfa nibwo uzagushyingura, aho kugira ngo bakubwire urukundo rwa Kristo bakakwereka inyungu zo kuba mu idini. Nupfa ninde uzagushyingura nutagira idini, aho kugira ngo bakubwire ngo nupfa kutazajya mu ijuru utari umukristo. Nushaka kurongora ninde uzagushyingira? Natwe no tugutegesha ibintu bajya bategereje bajya kurongora bakayabakuramo ayo batatanze, kandi cyane bikunze uzajya kubasaba serivisi. Uranga kwinjira mu idini turaguteze tu uzapfa bayagukura idini. Uvese akandi kantu ariko sinzi niba washoje wenda Constante yayisabarizamo kuri icyo kintu cy'abana nyine bajya hanze. Abana bajya hanze mu by'ukuri uko abana badusanze kandi ari ab'abakristo, reka ari abana b'abakristo, yego ari abana bagusanze mu murimo w'Imana. Reka mubwire nubwo yapapana ariko hari ibyo atinya. Ubwije ukuri nubwo atabyinjiramo we nk'uko ubishaka nawe byinjiramo nk'uko wowe ubirimo, ariko hari ibyo atinya. Hari ibyo atinya, umutima uhora umukomanga. Urumva? Rero uko abana badusanga basanga family uyu munsi, iyo urebye ikigero cy'abantu bibana bakarera abana, umugore atari kumwe n'umugabo, abo bana bagakurana icyo cyuho, bizabagiraho ingaruka yese natabagirira ubuntu. Byanze bikunze bizabagiraho ingaruka, tubyange tubyemere, bizabagiraho ingaruka. Ariko nagirirwa ubuntu bw'Imana. Imana ijya yigisha imfubyi itarabonye se na nyina, igakura neza ikiga itanyweye urumogi, akubaka atarabonye uko nyina yubaka, akubaka atarabonye uko se yubaka, akubaha umugore, akubaha umugabo, bakubaka. Ababonye ba nyina na ba nyirasenge. Reka mpakandi kagero, idini ni ikintu kibi cyane. Nigeze gusura urugo rw'abakristo, abakozi b'Imana mu rusengero bakomeye. Mpageze hari kuwa kabiri w'icyumweru, nkasanga umwana w'umukobwa, uwo mumama nyiri urugo ngiye gusura yari amubereye nyina wabo. Ndangiza mama arambwira ati rega, ati nuko tutakubwiye ati dufite ubukwe, ati uyu muntu ni umugeni. N'umugeni ati kuwa gatandatu afite ubukwe. Nibyo kuwa gatandatu ufite ubukwe? Ati ntiwiteguye kuba umugore? Ati okay, ngayicara ngaho mbwira ukuntu witeguye kuba umugore. Yicaraho na nyina wabo, inkumi nziza yiteguye kuba umugore kuwa gatandatu ariko kuwa kabiri. Ndavuga nicara, aricara. Ndamubwira ufite ababyeyi? Ati ntibombi. Ati ndabafite. Ufite ba nyogosenge? Ati ndabafite. Ufite na ba anti wa nyoko wanyu? Ati ndi naho ngaho uri ndi kwa nyoko wanyu. Ati ndabafite. Ufite n'abashumba bagushumbye? Ati ndabafite. Ntiwawe ndumva kabisa ufite package ujyanye. Ndangije ndamubwira ngayicara aha ngaho, twaganira ikiganiro kitageze ku minota 30 na nyina wabo yicaye aho ngaho. Nuko abyara bantu b'Imana, narababaye iminota 30. Ndangije namaze amagambo ikiganiro twaganiriye. Ndangije ndamubaza nti muri ba bantu bose, ababyeyi, abashumba, abanyogosenge, banyoko wanyu, ninde muntu mwaganiriye iki kiganiro? Twaganiraga ibyo kubaka, of course nta kindi kiganiro twaganiraga. Ninde muri ba bantu bose nakubajije mwaganiriye ikiganiro? Arambwira ngo nta numwe.
nyina wabo wari wicaye aho ngaho aravuga ngo erega ngo nta mwanya abantu baba bafite. ndavuga nti mbabarira ngewe umusanzi wabo maze ahangaha iminota igaye ntubuze impano urimo gutegurira umwana ugiye mu buzima atazi kuri uwo munsi ni iyihe utamubwiye ubuzima agiyemo koko. ku wa gatandatu ari ku wa kabiri ambwira ko ikiganiro twaganiriye nta nyina nta se nta mushumba nta nyirasenge nta n'umwe bakiganiriye. narumiwe numva ndababaye. So abana ubwo mubona ingo zigira zikabanana bagenda ari vide agasanga iyindi vide ntacyo ajyanye. ariko abashumba basoma nta n'icyo asanze basoma itangira ibice 2 18 cyane nose idini ko ryabaye numva yabura icyo si 18 bidakwiye ko umuntu aba wenyine umuremera umufasha urumva siki ubwo ku munsi w'ubukwe umudamu wawe umudamu nawe aganda ubwo ku munsi w'ubukwe barabataka bavuge ko ari abana b'itorero bavuge ko bakuriye mu itorero bavuge ko ari abakozi b'Imana ku idini rikabashuka rikabatera ikinya. His Excellency ari kuvuga ijambo ryanyishe sinzaryibagirwa mu buzima bwanjye. aravuga ngo idini ryabateye ikinya. ati muzi ikinya? ati muzi umuntu bateye ikinya? ni indembe baba benda kubaga. ati abantu ni indembe zo mu idini. turi indembe abantu ni indembe z'amadini batewe ikinya. uzarebe umuntu ajya gusengera ahandi hantu akihisha kamera abo mu idini ryo batamubona umushumba we batamubona. yaba mana yo mu ijuru we ese bira ni ibiki kubera iki? ni umunyedini ni umushumba runaka si uwa Kristo. nta masezerano hagati ya pasiteri bombi urumva none se amutiza niba pasiteri wanjye yarandagije iwawe iragiriye izabo si za Kristo. nta masezerano ngomba kwihisha ngo utaza kubona nagiye kona wategetse ikintu kona abantu barahahamutse batambona. ubwo niyo namubona kuri kamera icyigisho cyo ku cyumweru ni inzererezi zo mwito. ariko uzi ko icyigisho cy'inzererezi tukiziranyeho tukiziranyeho abantu birirwa bazera mu matorero. yego utamena umuceri ntabwo binenye ariko tukiziranyeho ntabwo aricyo cyatuzinwe yamana we ariko mana tabara we. none se Safa ukiri aho ku kintu uti ingo abamama bararira iki imibanire hagati y'abagabo. ngiye kera nari nzi yuko nta mupasiteri ushobora kubana nabi n'umugore we. none nsiganirwa mbona social media yatumye isi imera nk'umudugudu. nirwa mbona abapasiteri bari gutukana n'abagore babo bakambikana ubusa agasezeranya bwacya agasezeranya bwacya agatumirwa akabwiriza. ikintu gikomeye cyane. mana yo mu ijuru mvuge se nijyewe umuvuguvugu wibaze ntabwo ari umuvuguvugu wibaze uriya muntu wananiwe urugo rwe akurambitseho ibiganza aguhaye ubuzima bwe aguhaye umwuka we ari gutransferinga. Bibiliya yaravuga ngo Imana ibwira Mose ngo toranya abantu 70 ndafata ku mwuka ukuriho. ndashaka kuvuga umwuka uri ku muyobozi. ndafata ku mwuka wawe mushyire ku bantu bagufasha kuyobora ubwoko bw'Imana. wibaza uwo muntu w'umusambanyi nigeze kugira ubuhamya umuntu aravuga ati mu buzima bwanjye sindanywa itabi ariko pasiteri yandambitseho ibiganza mpagurutse numva ashatse kunywa itabi. abazimu baraguye mu buzima bwanjye. uratekereza uwo mupasiteri yari anywaga? of course uriya nicyo bivuganye. yamuhaye ku mwuka we. yego uzi ukuntu abantu birirwa baturambikaho ikiganza Safa. mwitondere umuntu kurambikaho ikiganza ni umuntu ugomba kuba uzi. nta muntu wese ukwiye kurambikaho ikiganza. arakurambikaho ikiganza araguha ubuzima bwe. umwuka umurimo urakugiraho ingaruka wowe urambitsweho ikiganza. wewe ahagaze imbere umuntu wananiwe urugo usezeranya gute urugo rwawe rwarakunaniye?
cyangwa utarasezeranye Safari. cyangwa utarasezeranye usezerana gute? Ntiwasezeranye ugasezeranya mana. Pasiteri Rutayisire ejo bundi aherutse kugira inama abadamu, ati mwa badamu mwe mbabwire ntukajye mu gakungu n'umugore wadivorushije. Nose yakugiriye inama? Ntabwo nyine niko avuga, nta yindi nama yakugira. Kubaka harimo kwihangana, azakubwira ngo urihambira kuri uwo muntu kubera iki? Ngwino ube nkanjye. Exactly. Ngwino ube nkanjye. Ufite amahoro. Ariko ni ikirara ni ikigenge. Reka sibyo dushaka kuvuga, ahubwo hari ukuntu evangeliste yatangiye avuga ko idini ari ni ikinyoma. Umunyedini kubeshya si ikibazo. Tugaruke ku bapasiteri. Atwigisha kutanywa inzoga. Yego. Ariko afite ihenero mu rugo iwe. Anywa yihishe. Ihenero ni iki? Abazi ikinyarwanda babyumvise. Iyo nyine n'abatacyumva. Ni ikinyarwanda gishaje ku mugani cyo hambere ahangaha. Ihenero ni inzoga unywera ku musego w'igitanda. Ku rutare. Yego. Akaba biziranyeho na madamu. Abiziranyeho na madamu. Ariko itorero ntiribizi. Yego. Nibo babandi abana babo bajya kwiga. Wa mwuka uri muri se. Yego. Akajyana nawe. Umwana akagaruka ari umusinzi. Yatoboye amatwi. Yambaye amaderede. Ibintu se atifuza ndetse no mu itorero yigisha ko bidakwiriye. Ariko bugacya n'abana be babikoze. Nibyo bakoze. Ariko wajya kureba ugasanga nawe yigishije ibinyoma. None ingaruka zabyo zigeze ku bana be. Zije kumugaragara. Iyo ataza kuba muri uwo mwuka w'inzoga, ntabwo abana be bakabaye abasinzi. Sibyo? Cyane. Ibyo twigisha birashoboka. Ibyo twigisha twari ibyo dukora. Nubwo twabivuze ko hari umubyeyi ushobora kugerageza rwose bikanga kuko imbaraga z'umwijima nazo zirahari, ariko abo nibo bake. Ababereye abana babo icyitegererezo, abana bakabananira, abo nibo bake. Abandi kwambara ikote n'umwenda w'idini, rimwe nigeze kujya kubwiriza muri protesta paruwasi ya Masaka. Urumva abaporoso ko bambara ya makanzu n'ibiki. Barantumira umugabo kugira ngo ajye kugira ngo ababwire ko bari bubwirizwe n'umuntu utambaye amakanzu badasanzwe bamenyereye utari umuporoso. Arabanza asenya imyumvire. Uriya mugabo namukunze cyane, ni umukristo, umukozi w'Imana, umushumba rushumbye, kugira ngo bategure. avuga ati ntabwo twebwe tureba ibyo umuntu yambaye, imyambaro umuntu yambaye, tureba ikiri mu muntu, nicyo dukeneye tukagiha agaciro. Umva kujya kubwiriza mu idini utari umunyedini, utambaye amakanzu ngo wicare ku ruhimbi. Hari naragiye nicara ku ntebe z'imbere mu bakristo, ntabwo bajya kunyicaza hariya, of course birumvikana. Urumva? Ariko abanza kubamara n'imyumvire y'idini. Hari umuyobozi umwe waba afite umuntu b'abayobozi bakomeye muri Anglikani, basenyera muri Anglikani Kibagabaga, yabwiye umugore baravuga ati ariko mwazatumiye Safari akaza kutubwiriza. Ntabwo mu idini bamwemerera. Ntabwo bamuha agatuti. Ntabwo bakamuha. Ntabwo byashoboka. Urumva? Ntabwo kudeviye imihango yabo. Safa afite amatsiko ku kandi kantu maze iminsi ntekerezaho. N'ubushize hari ikiganiro twakoze tuvuga ku bapasiteri bahabwa icya 10 bakakirya kandi bafite utundi tuzi bakora. Intama zitababona buri munsi. Ibintu byo gutanga icya 10 abantu bakandika kuri envelope. Byo ntabwo biri bibilico. Kuko gutanga icya 10 ku mukristo ni ngombwa. Ariko si ngombwa ngo umenye ko nagitanze n'umubare watanze. Ejo uzajye kumva ku gatuti. Yego. Nguriya ngo atanga ngo cya 10 kidashyitse kandi amafaranga menshi. Ibyo ni ibintu bidakwiriye. Atanga icya 10 ngo cyinshi. Ituro ryawe rigomba kuba riri mu ibanga. Ituro ryawe icya 10 cyawe kigomba kuba kiri mu ibanga.
ibintu byo kwandika ku manvelope mu by'ukuri meaning simbizi sindwanyije ababikora mukabyara umugore bwo mwaka byibazaho cyane ariko mu by'ukuri kubona izina rya Safari nakwigishe Safari agaciro k'Icyacumi nakwigishe Safari umugisha wo gutanga hanyuma ibindi byo kumenya ko gukurikirana Safari ko tanga Icyacumi ntabwo ntacyo atanga hari abandi banyedini bo rwose iyo ukora mu mishinga yabo Icyacumi agikatira iyo ngiyo yego baguha umushahara bagikuyeho muri za compassion n'ahandi urumva rero biriya byose ni inyungu z'idini ntabwo ari inyungu za Kristo yego urumva biremeye intuza zabo ntabwo ari za mugende mubigisha abantu kuba guhindura abantu kuba bigishwa bandi so ntabwo bigisha abantu kuba bigishwa ba Kristo bigishwa abantu kuba bigishwa babo yego imbata zabo yego agaciro kabo ni ukubona idini ryabo ryuzuye bagahembwa menshi ntumubaza ibyo abajya mu ijuru so idini ni ikinyoma sinzi ukuntu ushobora kubivuga ariko muri iryo dini hari umuntu washatse Imana amenya ukuri kuramubatura aririmba ari umugenzi ujya mu ijuru mbere y'uko aba mambure w'idini azi ko ari mambure w'ijuru yego arabizi rwose abantu bose bari muri ayo madini siko bari muri ubwo bubata ariko abenshi bazi ko kuba umukristo mwiza ari ukubahiriza imihango yose y'amadini ariko ikinyoma ngo mutupu Yesu aravuga ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta ukw'abanditsi n'abafarisayo bari abantu bubahaga imihango n'abasadukayi ntabwo muzajya mu bwami bw'Imana ni ukuri ijuru niba ari irya Kristo wabambwe wavuze ngo ngiye kubategurira hanyu akaba ari wavuze ngo nigezira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kuba adatamujyanye nta munyedini uzabona Imana izabonwa n'umukristo wahindutse amen ugasanga abantu barahindura abantu kuba abanyedini ariko ntabwo bahindura kuba abakristo reka mubwire mugende muhindura abantu kuba bigishwa bandi bitondera ibyo nabategetse byose ariko twigishwa kwitondera imihango y'amadini twiremeye ubucocero twemeye gukiranuka kwacu kutava ku Mana ni ikibazo Bibiliya iravuga ngo abayobora ubwo bwoko barabuyobya nabo bayobya bararimbuka intama nyinshi zibereye mu kigare uramubwira ati jyewe sinava mu idini rya papa na mama ntacyo rimumariye ariko si ndewe n'undi akaba ari ahantu agaye ibikorerwa iwabo pe ariko imbaraga z'idini kugira ngo zitume yiyufura ngewe sinshyigikiye ko avayo nta nubwo nshyigikiye ko amenya Kristo kuko icyo dukeneye ni uguhinduka ntabwo ari uguhindura amadini mishoni ya Kristo niyo kuduhindura ariko si uwo kugira ngo duhindure ariko umuntu azi ko gukizwa ari ukuva mu idini rimwe yagaye akajya mu rindi uribeshya gukizwa ni uguhinduka nuko rero mugende muhindura abantu bose kuba bigishwa abandi kugera ikirenge mu cyanjye Pawulo yanditse aravuga ngo nuko rero mugere ikirenge mu cyanjye kuko nanjye nakigeze mu cya Kristo umunyedini azahagara imbere y'iteraniro ababwire ngo mwumve ibyo mvuga ariko mwe gukora ibyo nkora ikinyoma Bibiliya iravuga ngo ibyo mwambonanye n'ibyo mwanyumvanye ibyo ari byo mukora Safa urakoze cyane ngewe icyo nkuyemo ni uko buri muntu mu itorero wejejwe muri ryo ubwo nimvuga itorero ntabwo riri kure cyane ya rya dini muri ya mazina tumenyereye ya mvugo tumenyereye kuko buriya umuntu uri muri katolike uvuze ngo itorero mwarwana ntabwo yakwemera ko ari mu itorero ubwo buri muntu mu idini arimo aba wejejwe muri ryo abe akora nyine yubahiriza y'amategeko Kristo yategetse ibyo Kristo yategetse ko abantu bubahiriza bitondera kuyitondera nyine ni ukubyubahiriza ni ukubikurikiza muri ya Great Commission cyangwa se za nshingano ziruta izindi Kristo yahaye abigishwa be hanyuma dusoza niba hari icyo wumva wabwira abadukurikiye inama watanga inama wazitanze nyinshi ariko wenda mbere ko dusoza n'icyo wumva wabwira abantu
hanyuma udusengere dusoze. Murakoze cyane Alice. Mu by'ukuri reka dusoze tubwira abantu ngo Kristo azatwara abantu bahindutse, kuko niyo mission Kristo yahaye itorero, mugende muhindura abantu. Ntabwo azatwara abantu bamaze imyaka myinshi mu idini, ntabwo azatwara abantu bafite za titire, ntabwo azatwara abantu bafite teoloji nyinshi, amadiploma ahanitse ya teoloji. Azatwara abantu bahindutse, bamenye icyo Kristo yakoze ku musaraba. Muri Rimbi ya 424 avuga ngo ku musaraba mwiza niho umuntu abonera urwandiko rw'agatanga ka mbere, rutari urw'idini, rutari urw'itorero. Rero turasoza n'icyanditswe cy'Abaroma 12. Dusomere Abaroma 12 rero ku murongo wa mbere, nubwo somo wa mbere n'uwa kabiri gusa. Ubugingo bushya butera gukorera Imana. Bavandimwe, kubera ko Imana yabahaye imbabazi, ndabihanangiriza ngo mwitange, maze mube ibitambo bizima byeguriwe Imana, biyishimisha. Uko niko kuyikorera kubakwiriye. Kabiri, ntimugakurikize imibereho y'ab'iki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurura ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose. Nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza biyishimishije kandi bitunganye rwose. Imana iguhe umugisha. Reka nanjye nsome muri Bibiliya yera, imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Yego. Ubuzima bukwiriye umukristo. Yego. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kabiri, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Kristo azatwara abantu bahindutse. Kristo azatwara abantu bahindutse. Muhinduke rwose. Ariko abantu ko twishushanyije mu idini, abantu ko twishushanyije, ariko aho ngaho habivuze neza muri Bibiliya ijambo ry'Imana, guhinduka mu bitekerezo, tukagira imitekerereze y'ubwami bw'Imana, tukagira gutekereza kwa Kristo. Intekerezo zacu ntizandure, tukazikuramo umwanda. Ubuzima bw'idini ntabwo bwakwemerera kweza ibitekerezo byawe, ariko umurimo wo kweza intekerezo ni umurimo w'Umwuka Wera, ni umurimo w'ijambo. Ijambo ry'Imana. Abakristo benshi ntibakunda ijambo, ni abanyedini. Umukristo ubundi akunda ijambo. Turarisomerwa. Twagiye mu rusengero. Hari ikibazo se? Ikibazo gikomeye cyane. Umukristo akwiye kuba inkirarisha, ikirwa mu rwuri, yamara kugera mu rugo ikagarura ikuza. Ibintu byo kumira bunguri, ibyo wahawe byanze bikunze uzayoba. Iyo wasomewe n'iza mbuto zigwa ku kara n'izigwa mu mahwa. Ariko umukristo yuza ijambo, yagera mu rugo akareba bya byanditswe akabisubiramo. Niba basomye 20 akavuga igice cyose, akamenya iyo nkuru uko imeze. Ariko abakristo ntibakunda ijambo, niyo mpamvu bahora ari abanyedini, ubuzima bw'ubumana butaba muri bo. Tuba turi busy kuri TikTok, Facebook, Instagram. Umuntu akarara kuri Instagram, akarara kuri Facebook, akarara kuri WhatsApp, ariko adashobora gufata isaha imwe ngo asenge. Uzaba umunyedini niba utagira igihe cyo gusoma ijambo. Niba usoma ijambo ntusenge, uzaba umunyedini. Kuko ijambo ry'Imana, Umwuka Wera w'igihe wamaranye n'Imana, niwo uri kuza mu buzima bwawe. Ukanagusobanurira kurushaho, kumwigisha nangwa umuvuga butumwa agize gute yasobanuye. Gusoma ijambo no gusenga nibyo bintu bivana umuntu mu bubata ubwo ari bwo bwose, yaba ari ubw'idini, yaba ari amateka yaho dukomoka, kuko hatugiraho ingaruka zikomeye cyane. Iyo migozi yose icibwa no guhindura imyumvire, kandi duhindura imyumvire
dusoma ijambo ry'Imana tukagira imitekerereze y'ubwami bw'Imana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mwakoze cyane. Urakoze cyane. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Turagushimiye cyane. Amen. Iyi nyigisho utanze reka tugusabe uyisengere kugira ngo ibe ya mbuto yaguye mu butaka bwiza rwose. Umwuka waragenda ategura imitima, iyi mbuto iri bugwemo. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye Mwami. Tugushimiye yuko waduhaye ijambo kugira ngo ijambo rihindure ubuzima bwacu, rihindure imitekerereze yacu, tuve mu mitekerereze ipfuye tujye mu mitekerereze y'ubumana. Umurimo wahaye abigishwa bavuga ngo mugende muhindure abantu. Mwami, reka iri jambo ryawe, reka ikiganiro dukoze Mwuka Wera giherekeze, aherekeze ijambo ryawe, rihindure ubuzima, rihindure imitima, rihindure imitekerereze yacu Mwami. N'abazumva iki kiganiro cyo bose Mana ndabasengeye, iri jambo rikora umurimo, abantu bave mu bubata Satani yababatemo, idini zibabatemo, babaye mambure b'amadini ariko batari mambure b'ijuru. Ariko reka iri jambo rikora umurimo Mwami Imana wo kugira ngo abantu mbere yuko baba mambure b'amadini babanze babe mambure y'ubwami bw'Imana. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami. Mwuka Wera, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo nk'uko imvura igwa igatosa ubutaka bukamera umwero wabo, umusaruzi umubibyi agasarura. Reka ijambo ryawe rigende rigwe mu butaka bwiza, yera imbuto 30, 50 n'100. Mwami wanjye, rigende ryera imbuto mu mitima y'abantu bari buzumva iki kiganiro Mwami. Urakoze Mwami, kumugisha Mwami Imana abakozi bawe waguruye umurimo barimo gukorera kuri social media Mwami. Iriho byinshi birangaza abantu, byica abantu, ariko bahisemo kwamamaza ubutumwa bwiza bakoresheje imbaraga zabo, ubushobozi bwabo, ubutunzi bwabo, kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza. Bagure mu buryo bwose, mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bufatika. Umugisha imirimo y'amaboko yabo, umugisha imigambi yabo, umugisha Mwami Imana imbuto zo mu nda zabo, umugisha projects zabo, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye. Amen. Shalom, shalom. Amen. Amen. Amen.